Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Nta handi muri ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu? Ni ukubabwira ko ari beza, kubabwira ko tubakunda, kubabwira ko tubashimira. Nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, twaravuze ngo niki twakora. Reka tubwire abantu ko tubakunda, reka tubabwire abantu ko ari beza, reka tubashimire bakiriho, tubahe indabo bakibasha kuzifata ndetse natwe tukibasha kuzitanga. Nibyo rero twebwe dukora, nibyo tubwira abantu, nta bindi mwabona kuri Mubwire TV. Uyu munsi rero twagiriwe umugisha, twatewe iteka, twabonye umushyitsi kuri Mubwire TV. Reka muhe ikaze abibwire. Murakoze cyane. Nitwa Isimbi rya Yesu. Yewe nkaba nzwiho Mubwire my family my first ministry. Dukora ibintu by'umuryango, turwana akabazo kariko kose no guhungabana. Mubwire rero yadusuye turi iwacu, ubwo urumva ko muri my family my first ministry natwe dukenera kubwira abantu ko ari beza, bimwe bizamura confidence, bituma umuntu yumva aryohewe n'ubuzima, self confidence cyangwa se na development personnel. Ibyo byose rero turabashimiye ko mwaduhisemo mukadusura, natwe tukaba twakiriye abantu bo ku Isimbi rya Yesu, tubabwira ngo uyu muvandimwe avuga ibintu biryoshye, nta mpamvu yo kumutega amatwi. Murakoze cyane. Turamushimira cyane Isimbi rya Yesu. Twaje hano kubera abakunzi bacu bo kuri Mubwire TV baragukunda cyane, nibo bambwiye ngo uzatugerere ku Isimbi rya Yesu, umudusurire, umutubwire, atuganirize. Natwe dukeneye ko kuki batagutumye ko nanjye numva mbikeneye, babwire ko bankunda. Oya, kuba naje kuba barakuntumyeho nuko bagukunda kandi nuko babizi ko uri ingenzi, uri mwiza, uri umugisha. Turabikubwira. Isimbi rya Yesu turagukunda, uri mwiza, uri umugisha kandi uri ingenzi mu buzima bw'abantu benshi ndetse no muri sosiyete nyarwanda. Rero twebwe turagushimira cyane kuko namwe ku Isimbi rya Yesu mukora ibiganiro byiza, muri abantu b'umumaro. Niyo mpamvu natwe twaje kuvoma kugira ngo kuri Mubwire TV turusheho kuryoherwa no kuba mu buzima bwishimye. Murakoze cyane. Turabashimira rero namwe mwese mukomeje kudukurikira, nk'uko mwabinsabye, nk'uko mwambwiye ngo mugereho nzamubwire atuganirize. Isimbi abantu benshi bubatse imiryango, bafite ikibazo kimeze gutya, barashaka kujya mu nzu y'Imana cyangwa se ni abakristu bubatse urugo, bakoze umushinga w'umuryango, bakijijwe bose baterana, wenda bahuriye muri Kiliziya Katolike cyangwa bahuriye muri itorero runaka, barashyingirwa, bashyingirwa imbere y'Imana, ariko bageze aho bigenda ruguru ntege. Umwe ubu ngubu niwe ufite ububyutse bwo kuvuga ngo ndashaka kujya mu nzu y'Imana, ndashaka gusenga. Ugasanga kenshi umumama niwe ukurura abana, niwe utunganya abana ngo bajye gusenga, wenda umugabo ntakijya mu nzu y'Imana. Cyangwa se ugasanga ku rundi ruhande umugabo niwe uri kujya mu nzu y'Imana, umugore nawe afite ibindi ahugiyemo, bavuga ati ibijyanye n'ubuzima. Baratubwiye ngo ese Isimbi rya Yesu natugira inama twakora iki? Ese umuntu uri muri ibi bihe yabyitwara amate? Kuko birabavuna umutima, barananiwe. Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza cyumvikana kandi kirahari rwose cyane. Ikintu rero mfite cyo kubibabwiraho ni uko urugo ni nk'umuntu. Umuntu nsanzwe bivuga iwacu kugira ngo ushize kuba twarabivuganyeho. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu afite umubiri, uyu nguyu tubona. Umuntu afite soul, âme, ubugingo buri mu muntu. Hanyuma hakaza kuza n'umuntu wa gatatu uba mu muntu witwa umwuka. Kandi mu by'ukuri iyo urebye ibintu byose bigaragara biva mu bitagaragara. Ibintu byose ni umwuka. Umuntu ni umwuka, n'ikintu cyose ni umwuka. Nubona n'ibi bintu ukora byo kugira umuntu ngo ndagukunda, uri mwiza, haba hari spirit iri behind icyo kintu. Hari igihe ubaho ukabura umuntu ukubwira ko agukunda kandi ukunzwe, cyangwa se ukangwa uriho icyangiro kindi kiri ku rwego rwo hejuru. Namubwire ubizi neza yuko ibyo bintu bikenewe, ukajya umwibagirwa kubera ko ariho umwuka peut-être wa rejection n'ibindi. So mu magambo make cyangwa se menshi, nuko umuntu afite ibyo bice bitatu. Urugo narwo rero
rugira ibice ni ukuvuga ngo hari body urugo umugabo n'umugore muka Herve umugore wa Herve umugabo wa Isimbi abantu bakatubona kuri mu rugo rwacu harimo ikintu cyitwa soul âme y'urugo rwacu nizo za vibes ziba mu rugo hari igihe ubyuka ukumva ntiwishimye mu bugingo bw'umuntu niho handi haba amarangamutima haba ubushake haba nyine habera amarangamutima habamo kubabara habamo intellectual kuvuga ngo iki kintu sinari nkizi ndibuka ko hari igihe abantu kenshi gusenya bisenyerwa muri soul mu bugingo bw'umuntu hahandi nyine ugomba kuba uzi ikintu runaka noneho ukavuga ati iki kintu nta muntu wakimbiye sinakimenya ko umugore agomba kuzanira nk'umugabo inkweto wenda ni urugero mfashe aho cyangwa se kurya ngo ntabwo narizi ko umugabo bamubanza cyangwa se umuco w'iwacu ibintu nk'ibyo by'ubumenyi bibera muri soul y'umuntu mu bugingo bw'umuntu so hari ibintu kumenya gupanga ibintu inzu ni physique ni house ariko iyo umugore aje iyo umugabo n'umugore bagiye kubana ihinduka home ihinduka umuryango nubwo umuhungu yaba afite ikizu cyiza rwose ubundi baravuga ngo ari mu baseribateri ariko iyo yazanye umugore ku mugani bateye nyine ngo yazanye umugore yarongoye urugo ruhita ruba urugo nubwo yaba ari muri ghetto ya yindi abantu binjiragamo uko bashatse ariko iyo hajemo umugore ruhita ruhinduka rwa runtu rwabaye urugo ntubukinjira mu cyumba cy'ushaka so icyo kintu kiba gihindutse physiquement yego ariko muri âme mu bugingo bw'urugo nuko haba ari ibintu bihindutse noneho ikindi kintu gihari gikomeye ba bantu babiri bahindutse physically bakaba umwe bakaba bafite ibintu ku murenge babasomera ku rusengero bakabitwigisha umuco culture ukabitubwira umugore amera atya umugabo amera atya baba bigisha ikintu cyitwa ubugingo bw'umuntu akenshi iyo turimo turigisha ni ukugira ngo tugaburire ubugingo tugaburire âme y'umuntu hanyuma mu bintu twiga kubifata no kutabifata kubishyira mu ngiro no kutabishyira mu ngiro hari ikindi kintu gikomeye cyitwa umwuka cyitwa spirit iri ku muntu kuko ushobora mbaye nk'urugero hari igihe ushobora kuba ubizi neza ko umugore agomba gusa neza cyangwa se umugore agomba kubaha umugabo akaganduka agakora sex hari ikintu ugakaraba ukabasa neza ariko nk'umugabo wawe akakumva unuka akakureba akakubonamo nk'ikindi kintu noneho icyo kintu kikaba woze waseye neza wimanyaguye wateye na parfum ariko mu mwuka yakureba akumva neza icyo kintu kikaba ari spirit iri kukugendaho rero ibyo bintu nkunda kubisobanura cyane iyo mvuga urugo kugira ngo ukore assessment ubanze uvuga uti ese iki kintu ndimo ndakora ikibazo kiri physique kiri muri body ni ikibazo kiri mu mubiri wenda ndananiwe umubiri urarushye simperutse gukora siporo simperutse kunywa amazi body uyu mubiri ni envelope icumbikiye ubugingo n'umwuka ariko ifite uruhare runini cyane tudashobora kwirengagiza kuko n'ikintu cyaje mu mwuka cyafekta body ibintu byose dukora mu rugo ibyo bice bitatu birakora ibyo bice bitatu ugomba kubimenya uri umugore uri umugabo ubatse urugo ukamenya ngo ibi bintu tujemo ndakubwira abantu ngo umukino witwa urugo ntabwo ari agakino k'abana muri physique umwana niyo mpamvu na leta idusaba kuba ufite imyaka runaka kera barongorwaga kuri 16 ejo bundi 18 barabemereye mu gihe habaye ngombwa 21 impamvu babikora nuko ari agakino katari ak'abana physiquement hari ibintu bategereza ko ubanza ukuzuza uri umugabo hari ibisabwa uri umugore hari ibisabwa ko body yawe ibifite ntago waba uri ikiremba wizi neza kudafunctiona ngo uvuge ngo ngiye kurongora niyo twaba turi abakristo tukaba turi abarokore hari abantu benshi bagiye bakora ayo makosa bakihisha mu nzu y'Imana akaba bizi neza ko afite ikibazo atademara yarangiza akajya kurongora mu izina rya Yesu
ni amakosa urumva muri body hari ikintu ubu tujuje nk'uko umukobwa agira imyaka 14 15 16 aba yatarabona imihango ni ikintu cyo kubanza kwibazaho habaye ikikajya no kwa muganga ukamenya ngo kubera iki imihango giye itazi iyo ni body solo rero nayo ntago umugabo mu kinyarwanda bavuga ngo umugabo si ubutumbi mu muntu haba mu ndi muntu ushobora gufata ibyemezo runaka wa muntu ushobora gutanga idea wa mugabo nyine dushobora kwigisha ukamubwira ati amahame y'umugabo naya amahame y'umugore naya mu rusengero bakabitwigisha amahame y'ubumana icyo umugabo ashinzwe icyo umugore ashinzwe tukabisoma cyangwa se tukanabyigishwa icyo inyuma y'ibyo rero hari ikintu cyitwa umwuka kandi iyo turambagizanya cyangwa tugiye kubana ni ukuvuga ngo hazamo akantu ko kuvuga ngo kuko apart ibi byateye iby'abagabo babana n'abandi bagabo n'abandi bagore twagushije turishyize ku ruhande ariko ubundi umugabo aba attracted n'umugore ibyo ni ibintu tuba tugomba kuba tuzi ngo aba bantu mbere yo kumbwira ngo urankunda umugore n'umugabo baratandukanye niyo dukozeho fizikuma turatandukanye noneho mu buryo bw'umwuka abantu bajya kubana hari irindi rambagiza ryabaye mu isi y'umwuka mukaza kuba umugore n'umugabo ntago ari ibintu biba bije wazaha nubwo wakwicara ukavuga ati ibintu nabije monde nyine urugamba iyo rukomeye buri muntu wese no mu gisirikare impamvu kwinjira biba byoroshye ariko ntabwo upfa kuvamo uko wishakiye impamvu ni iyihe ni uko bazi ko ku rugamba hari igihe bishyuha ugatangira gutekereza aho wavuye hari indirimbo umugabo wanjye akunda kumbwira bajyaga baririmba ngo nyine ngo agakoma gake imvungure n'ibishyimbo wibagirwe nyine background wibagirwe imigati no kuryama mu rugo agahita avuga ngo ubaye inkotanyi so mu yandi magambo hari ibintu tugomba kwibagirwa twinjiye mu rugo ubundi mbaye umuntu uri responsible ngeze ku rundi rwego rw'imitekerereze mu buryo bw'umwuka rero naho ibintu intambara bitangiye cyangwa se urugendo subije ikibazo cyawe kutajya gusenga no kutajyana gusenga ni ikibazo kiri spirituel kiri mu mwuka cyuko dufite umwanzi turwana n'ibintu bitatu abarokore turabizi turwana n'umubiri hari igihe umubiri uba unaniwe hari igihe aba ananiwe kubera akazi n'ibiki byose turwana n'isi sisiteme y'isi ntabwo yoroshye muri iki gihe yaba umugabo yaba umugore biracanze cyane cyane umugabo abagabo impamvu bari affected cyane nuko ukuntu systeme yubakitse no gushaka iterambere n'ibiki byose dufite ibintu byinshi bibahinyuza cyane abagabo iya failinze biba bitacinze kuri ego y'umugabo rero iyo afite ibintu ari gucamo bigakubitana kuri ego ye hari igihe ahita yumva akubiswe kabisa hababara isi ikamuhinyuza noneho bikaza kugera mu mwuka kutamenya cyangwa no kurwanywa kuko uburyo ki umugore arwanywa bitandukanye n'umugabo niyo mpamvu nagasabye wenda ndihuse ariko nta kibazo umugore wese agomba kuba umwinginzi w'umugabo cyane cyane w'urugo rwe cyane cyane kubera amaso ubusanzwe umugore agereranywa na mwuka wera mu rugo mwuka wera ni umufasha mwuka wera ni umudetanya mwuka wera ni umukansela mwuka wera ni umukonsolateur ni ukuvuga ngo utuntu duto turasabwa ibintu byinshi ku buryo umugore ugomba kubanza ukamenya ngo uyu mugabo yagiye ryari ubundi yagiye yicomokoka n'iki cyari cyamucomokoye ku mana cyangwa ku buzima bwo mu mwuka hari amatiku ajya mu rusengero intambara za mvahe nanjye ziriya abagabo ntago bakunze kuzisiba ahita avuga ataha ahantu muri aba batekamutwe ntabwo ngenzi ibisambo abatekamutwe abantu bangana abantu bagira gute so wowe ntumenye ngo aya makuru umugabo wanjye rimwe na rimwe hari igihe tujyana no gusenga abagore twe tuzi gukapta amakuru cyane no kwitegereza cyane udushyiraho udukomantere ukamubwira ntuzi ko ibintu uri kumubwira biri kumuzinura ahantu mwirirwa mujya we ntabwo yumva ukuntu wavuga kuririmbana na kana kakaba kwanga ejo bugacya ugasubira kuririmba
no hita abona uri gukina teatre nose wowe se wambwiraga ko dirija mufitanye ikibazo none none se muri ko kumwe kugiye hari ibintu muri psychology y'umugabo bidakwirwamo kuguma yihatahata ku bintu bidakunda cyangwa se nibyo nababwiye ngo mu bice byose bitatu by'umuntu ashobora gutererwamo ukamenya ngo ese ku cyumweru niwo musagiraho ananiwe ukaba wamwibutsa uti kera se ko wajyaga unanirwa ariko ukananirwa utsindagirira mu nzu y'Imana remember ko n'imyaka ibigenda n'imyaka iba yiyongera n'ubuzima system uko yubatse iba yiyongera igenda bihinduka n'abantu ahura nabo ukamenya uti uyu muntu muri environment akoreramo abamo ahura n'abantu bameze gute bafata gute ikintu kirebana n'amateraniro uba ugomba kumenya ngo environment y'umugabo wanjye ni yagiye kwidisconnecta yagiye kucomokoka ku rusengero cyangwa ku materaniro bigenze hari igihe tugera mu rugo abagore akaba ari wowe wabanje kucomokoka kugeza mu bintu byo gutwita kwitotomba se peut-être twabereye ku rusengero cyangwa se ntago abandi baza bafite imodoka akagira nk'ahantu akabona ukuntu systeme yubakitse we ari gusigara ese iyo tugeze mu rusengero biracyaba bya bindi biri ku rwego rwe ari gukubitana no ku rusengero arinanirwe bari muri periode wenda yo kwitangisha urumva umugabo agahita yumva hari ukuntu agera hariya hantu bikamwibutsa intege nke ze ahanzi noneho wowe madamu ni wowe wo kumenya ngo uyu muntu ni iki ni hehe hantu yaguye nuhe mwobo ni hehe hantu habaye gutya namufasha gute icy'ingenzi gikomeye tugomba kumenya ni uko umugore n'umugabo bagomba gusengera first of all intambara y'umwuka mu rumwe kuko mu mubiri tubumwe no mu mwuka mu rumwe ibicaniro bibarwanya yaba iby'iwanyu n'iby'iwacu iyo twahuye turabihuza noneho tukarwanyirizwa habiri vuga ngo ikiwanyu kibwirana n'ikiwacu igicaniro ubwo bidasikuza ko ndi kuvugana n'abarokore bumva iyo mvugo ikirere cy'iwacu n'ikiwawe ubwo tuba twazihuje sasa zazindi twita karande cyangwa iziwacu ziturondora noneho ugasanga ariho ararwana n'iziwabo zidashaka ko yubaka urwana n'ibintu bibiri zidashaka ko twubaka n'izidashaka ko dukomeza urugendo rujya mu ijuru kandi mu bintu turahirira iyo twabaye abarokore twebwe ntabwo tuba tuje gukora urugo rwo kwejoyinga no kwintataininga no kuvuga ngo arankunda arangira ate ntabwo urugo rugomba kukubera distraction ituma wibagirwa urugendo rujya mu ijuru mvuga ngo hejuru yo kumbera umugabo hejuru yo kumbera umugore uyu muntu ni umugenzi tujyanye mu gihugu cyo mu ijuru urugo rushobora kukuvunisha rukagutinza mu rugendo rujya mu ijuru iyo tubaye babiri uyu nguyu ashobora kumbera support nkabimenya ko uyu muntu ari umwuka ngomba kurwana n'ibintu biri kumurwanya intambara ziturutse iwacu ziturutse iwabo twese nta kindi turwana na satani waje kwica kwiba no kurimbura kandi ntabwo none iyo mwubatse urugo noneho satani aba deployingaho ingabo ziruta izo yakudeployingagaho kuko ugiye gukora ikintu mu rugo Bibiliya ivuga ngo niho wa mwana uzavuka mu itangiriro igice cya mbere cyangwa cya kabiri cyangwa cya gatatu ibice nk'ibyo aho yavuze ngo mu nda y'umugore hazavamo uzamenagura umutwe wawe satani cyangwa nawe ukamurya agatsitsi nubwo byavugaga Kristo ni Kristo byavugaga kiriya gihe ariko mu muryango hagati y'umugabo n'umugore niho havamo generation izasigara iza legacy y'abantu Imana izakoresha mu gihe twebwe ni ukuvuga ngo entreprise cyangwa umushinga w'urugo ni ikintu kiremereye birenze ibyo twebwe twiyumvisha niyo mpamvu utagomba kubyinjiranamo amarangamutima asanzwe like ngo ndi kuyumvamo ko ndikumva ko nakunzwe ndikumva ko meze nabi yewe ngiye gutandukana n'umugabo what amarangamutima yawe n'ukuntu uri kumva ibintu bishyire hariya kuko uri umuntu kandi ugomba kugira amarangamutima it's fine rira useke ubyine urakare utongane uvuge ukore ibiki ariko wibuke kuvuga ngo ibintu ndemo ni intambara y'umwuka yego
ntabwo ari agakino k'abana mu mubiri, nta nubwo ari agakino k'abana emotionellement muri soul, nta nubwo ari agakino k'abana mu mwuka. Ntabwo ugomba gufata urugo minenembwe ubura aho gusa uzi ngo utwege ngo nugusomana, uragiye hari urebye kuri Instagram, urebye kuri YouTube, abantu bari aho bari gukina imitwe yabo, peut-être bari mu bucuruzi cyangwa se baje no kuri mission ya Satani yo kunaniza abantu nyuma ya filime runaka iyo ari yo yose. Aba hari umwuka, hari ibintu Satani deployinga muri Hollywood no mu mafilime, abizi neza ko ibyo bintu bidashoboka mu rugo, ariko aje kutwangiza mu mutwe. Yavuga ati reka mbatemo kano kantu, bazabibura, nabibura azaruha emotional. Natwe hari ibintu byitwa ngo bigomba, umugore n'umugabo bagomba gusengana. That's true, ibyo ni ibintu tuzi, ariko si yo bitabaye, iyo bitagenze uko umuti ni ukwirirwa uvuga ati ntabwo bashaka ko tujyana gusenga, ntabwo babishaka, ariko icaza hasi ubanza ukore y'iyo projet, uvuga uti ibi bintu byagenze mu mwuka ni iyihe mission Satani mu bugingo. Ese buriya simba namufashe nabi kwa gatandatu, umugore agira imbaraga, akagira imbaraga, tubiziranyeho abagore tugira imbaraga. Niba ushobora kugira imbaraga zishobora gutuma umugabo akugurira imodoka cyangwa agukorera ikintu runaka, gute utakoresha izo mbaraga zawe kugira ngo mujye gusenga? Kwa kane urabimenya ukavuga ati Satani naramubonye, duhera kwa mbere tuba tumeze neza, kwa kabiri, kwa gatatu. Iyo bitangiye kugira kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, bishyira ku cyumweru, tukaba turi muri bombo hahinze wabugana w'abandi akaba habishye. Nuko ukavuga ati niba nshaka ko tujya gusenga, ntabwo uyu muntu ndi kubona ko kutajya mu materaniro, guterana kwera ni ikintu cyiza cyiza, nubwo mwaba musenga muri babiri hose autre chose, mubashije gusengana umugabo n'umugore mu rugo iteraniro pe. Noneho mwarenga kuri ibyo ntibinoroha, mwarenga kuri ibyo mukajya guterana, kugira ngo umenye ngo uyu muntu ese ibyo ngaburira umwuka wanjye nawe nibyarya, kugira ngo tuze nko guhurira nko mu rugo uzi igicaniro, ariko dufite same understanding. Ntabwo ngiye nzaba nzi gukubita karande undi atemera na karande, atari kubyo bintu nkaba ibi bintu mbyita icyaha, undi akavuga ati Yesu yaje kumaraho, yarabimaze, atubabariye ibyo twakoze n'ibyo tuzakora. Ibyo bintu byore, ibyo bintu bigenda binanizanya mu rugendo, kuko uyu muntu deja twabaye umwe, izi wabo yaba izimurondora, yaba ubucucu bwe n'ubugoryi bwe no kutamenya ko uri umwe. Ibyo nigiza nkana rero ntakuyemo ibirenge inkweto, ngo inkweto uri inkweto ku mugani wa Mose, nsenge ntisengesheje, menye ngo uko turushaho gutera imbere, abo bana baraza n'abatarababona Imana babaye, ubutunzi buraza, tukagira iterambere bikaza, amamodoka akazi. But remember uko aha hantu turi si iwacu, turi mu rugendo. Niba ushobora kwibaza atari ko uyu mugabo apfuye, uyu mugore aramutse apfuye, njyewe mu bwami bw'Imana nzavuga ko namumariye muri uru rugendo rw'agakiza. Nzi kumupushinga ngo dufate credit tugire iterambere, ariko naniwe gukoresha ubwenge n'ubumana bw'Imana ngo uyu muntu musubize mu nzu y'Imana. Ukakigira projet, ukanagisengera kikubabaje, ukarara urira, ukavuga ngo ndashaka umugabo wanjye ko ajya mu rusengero, kandi Imana yumva amasengesho y'abagore. Amarira biravuga ngo mumpamagarira abagore bazi kuboroga. Wafashe mubwira ukavuga ati ikintu ngiye kugira projet muri iyi minsi. Rero tuzi ko byacitse no kubura minerval y'abantu, byacitse no kuba disconnected, nta nzu ufite, turaho turashaka inzu, turaho turashaka iterambere, uramuhata ibiterambere byacu dushaka bigaragara. Ubugingo bw'umuntu bukagenda bushira, uri kumureba akagenda yangirika, udashobora guhagarara mu bwingo uyu muntu ko mbona atangiye kunywa inzoga, uyu muntu mbona atangiye kutaza mu nzu y'Imana. Ese gufuha njya kureba muri telefone niba atanciye inyuma, iyo twese dukunda ntanciye inyuma, amafaranga ntayatanga ahandi. Ese ubabajwe n'ubugingo bw'uyu muntu ko buri kurimbuka? Urumva ufite umutima w'Imana uvuga uti hejuru y'uko wenda yanciye inyuma, kunca inyuma ni kimwe, kwangiza n'ikindi, kunywa inzoga ni ikindi, ariko inyungu z'Imana ushobora kurara ijoro urira ngo Mana uyu mugabo azagere mu bwami bw'Imana, apara kumurakarira no kuba wavuga ngo divorce. Aho bigaragarira rero ko nta n'ubwami bw'Imana tugira mu mutima.
iyo bikomeye twifuza gutandukana nabo ukumva nagenda akora ubuzima kandi nagenda ubugingo bwe buraba bubi cyane umuhaye satani ese wowe niba wizera ukaba ufite imbaraga ukaba wumva usenga amasengesho yacu akaba ashobora byose wahindura isengesho mu mwuka ukagira wowe imbaraga ziremereye kabiri muri soul ukiga iki uyu mugabo akunda iki wari uzi yuko kera twajyaga tubwiriza abantu ukamugurira imyenda ndibuka ko gutereta umuntu ngo azakuherekeze kujya gusenga umugurira imyenda akabwira ngo nta myenda ngira ejo ati nta bibiliya ngira nayo ukayishaka ukamwingira kugeza igihe azaguherekeza gusenga yanaza no gusenga ukaguma usenga mu Mana wajya kubona ukabona ahagurutse mu bakizwa ni wowe wishimaga mbere y'abantu niba twarabwirije abantu b'abanyamahanga bari aho noneho ibaza umugabo mu bana ibaza umugore mu bana urugero umufite gutya urabisengera ukavuga ati Mana ndashaka ko uyu muntu tuzajyana gutera ndashaka ko uyu muntu bizagenda gutya ukamukaranga mu buryo bw'umwuka imbaraga abagore bibiliya iravuga ngo twahawe imbaraga n'ubushobozi dufite imbaraga zo gufata mpiri ibitekerezwa mu mitima tukabigomorera Kristo niba si izo mbaraga uzifite ufite imbaraga gusa zo kwimanyagura uziko abagore ashobora nko guhindura umuperezida akamuhindura ibitekerezo cyangwa n'ayandi makuru hano hanze niba umugore agira izo mbaraga spiritually zirazwi no kwa satani yaba abakorera Imana yaba abakorera satani umugore azi gukora muri ubwo bwami bubiri abagore barakoreshwa kandi bafite imbaraga nyinshi mwababyeyi mwe mwabagore mwe mwaretse tugahaguruka tugakoresha imbaraga zituri niba ari no kumubwira ngo ndakugurira bombo hari igihe umugabo agira agakwiye ati nutankorera mufite utuntu mujya mupfa aravuga ntabwo ngiye nemera kujyana n'umugore usuzugura umugore kora ibishoboka byose umere nk'uri kuyigura kugira ngo uyu muntu asubire mu nzu y'Imana mbabwize ukuri ngo Imana yubaka urugo uyu mugabo iyo yabaye disconnected ku Mana mu itorero ko mu itorero hari ugusenga mwisenganye hari no kujya mu materaniro hari spiritual cover hari ubuntu bw'Imana bubabaho iyo mufite urusengero mubarizwamo marayika w'iryo torero yaje kureba abantu bubatse urugo muri urwo rugo muri iryo torero mwebwe muba muri protected hari protection yanyu ku giti cyanyu wenda benshi muba mudafite n'ababyeyi babasengera haleluya ababyeyi wenda babahorera aho babinginga igicaniro cy'ababyeyi ariko at least igicaniro cyo ku rusengero cy'umushumba wawe cy'umubyeyi wawe mu mwuka kibageraho hari ubundi burinzi bongeraho rero madame nagusaba ngo mbere yo kwiga izo assessment zose twavuze nk'uko uzi ushobora gusaba Imana ngo guhe urubyaro nzi neza ko iryo sengesho iyo umuntu yageze mu rugo akabura urubyaro agatinda kurubona nta mu izina rya Yesu ntawe aruzi no gutinda abihagurukira akabisengera hafi no gutuma niko n'ikibazo cyo kubona uwo mubana atari guterana ari kugenda ava mu byizerwa ubona agenda akambuka my dear biba bigusaba ubifata nkaho ari icyifuzo cya kindi kiri ku mutima w'Imana kandi Imana iyo yabibonye wabihagurutse ukareka kubijyanamo ubwenge buke n'amagambo menshi no kumutega iminsi natwa tugambo dusesereza umwe ashobora kubwira undi ukabihagurukira ugasenga ari igihe kimwe Eve yigeze kugira intege nke ajya musengera asinziriye amurambikaho ibiganza nka saa 7 z'ijoro we yarambwiye nyuma atekoshe bure wari uzi ngo simba nkumva ko nta kintu kiryoshye nko kumva umuntu agusengera ngo ariko ngo nkumva ngo ngize isoni ngo nkumva ngize akamwaro ajya nisinziza ngo nkabura n'ukuntu nihindukiza ko nkabona ubu ndanyura kuri aya masengesho kuko nkomeze mbe uwo ndiwe nari nararekeye aho ibintu by'ibigambo no guhora umutota umubwira nibutsa ukuntu twabaye mu nzu y'Imana byanditswe byinshi byanditswe n'intambara ubuse dupfuye tukarimo ubuse Yesu aje turi muri ubuse bigenze gutya iyo ikintu rero cyavuye mu bushake bwawe ukagenda ufite argument zikurengera z'ubugingo apari byo kuvuga ngo byanga kandi byo kwikunda oya mbere yo kuba umugabo wawe n'umwana w'Imana rero aho ngaho my dear ndumva nsobanuye ibintu byinshi kandi ndumva ndi mu mwuka nzikunda ndi kumva ibintu biri guturuka ahantu mubifateho se
kandi uba hari umwuka w'Imana uri kubimvugisha. Duhaguruke abagore, duhamagara abagore bazi kurira no kuboroga, uzuza inzabya, turibira abagabo bacu basubire mu nzu y'Imana, basubire kuba abagabo nyabo. N'abagabo nabo bari muri icyo kibazo, niba hari ikintu kibishye ni ukuba turi mu rugendo rujya mu ijuru n'umuntu kandi wari kurimbuka, no kubaka urugo biranga, turi umwe ari kugenda iriya undi ari kugiriya, bihita bivunana. So dukubita ibyo bicaniro, dufite imbaraga n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, twarazihawe, dufite imbaraga zose zishoboka. Rero natwe nyine hari igihe uba warwanyijwe, iziwanyu zakurondoye, cyangwa nawe umaze igihe warabaye disconnected, ukaza kwikangura ibintu bitangiye kukugerana kure. So banza ubyuke, banza uhaguruke, banza wishakemo ububyutse, wishakemo ubumenyi, usome Bible, ugire icyanditswe cy'umuryango wawe, ugire icyanditswe cy'urugo rwawe, hanyuma abo bana ubatoze inzu y'Imana, ariko wirinde hatabamo separation kandi mu bantu. Murakoze cyane. Simba arakoze cyane cyane, atubwiye ibintu byinshi kandi byiza, ngewe narindi gufashwa, nabyumvaga. Wa mugani, nimba umugore ashobora kuvuga akiyemeza akavuga ngo uyu mugabo ndamukuraho imodoka, kandi koko iyo modoka ukayibona, ukavuga ngo uyu mugabo bigomba kugenda gutya kuko bigakunda, ni iki cyatuma utavuga ngo no kuza mu nzu y'Imana byakunda? Ni byiza rwose twiyemeze, uko twiyemeza tukavuga ngo turabakurura imbaraga bagere kuri ibi, no kumukurura ukamuzana mu nzu y'Imana nabyo byaba byiza. Wa mugani, tureke kwirwanirira, ahubwo urwane intambara mu buryo bw'umwuka. Tutaragana ku musozo, ikintu kimwe nasaba Simbi, wadufasha tubwireho gake nk'umumaro cyangwa inyungu ziboneka kuri ba bantu babiri, ya couple ifatanyije urugendo, imwe igenda hamwe, ihuza ahantu, ihuje nyine urugendo nk'uko twabivuze mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Inyungu ni nyinshi hafi ya zose, kuko urugo ni umwuka kandi ikintu cyose kibera mu mwuka. Buriya ikintu, niba hari ikintu kibaho, divorce ni umwuka. Umwuka winjira mu rugo, ukagenda winjira ugenda uko akunda amazi ashobora kwinjira agenda azamuka agakira. Divorce ni umwuka. Ibitero bibera mu rugo bibera mu mwuka. Kandi ntabwo ushaka guhuza guterana kugira ahantu abantu basengera no kuba basenga. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko kimwe mu bimenyetso bikwereka ububyutse n'urwego umeranyemo neza n'Imana, ukunda guterana nabo. Ni ikimenyetso kikwereka ko uri kugenda ukungukirwa, kugenda ugabanyukirwa, aho utagishaka guterana kwe. Ni ikimenyetso kiba kikwereka ko level yawe, ububyutse n'urukundo ukunda Imana n'iby'Imana biri kugenda bijya. So iyo musengera ahantu hamwe rero, mukaba muri no mu mwuka umwe, kuri level imwe, wenda mukaba mutari kuri level imwe, ariko kuri ibintu by'Imana nta muntu ujya ubimenya byose, nta n'umuntu ujya. Imana ikintu idusaba ni ubushake. Niba ndi mu bushake, nkaba mbasha gusoma Bible, nkaba mbasha kujya mu rusengero nkumva, nkaba ntari gupinga ngo ngere mu rusengero naragiye kuba umujaje wo gupinga uko korari ibayeho, n'ukuntu abashumba batetse imitwe, like hari abarokore benshi babayeho bameze nk'abarbitre, nk'abafana baje kumwaza ibyo mu rusengero basigaye bakora. Dore ibyo byabaye muri ADPR, dore abapasiteri muri iki gihe. Ibyo bintu biragukamura mu mwuka, magiya, bigatuma urugendo rujya mu ijuru ruba rubi. Turi ku rugamba, abashumba bari ku rugamba, abaririmbyi bari ku rugamba, abantu bose bari ku rugamba. Ni gute umugenzi wawe araswa ukumva ari inkuru yo kwirwa? Ariko ibaze nko mu gisirikare birirwa batubwira ingabo zapfuye, mukaba muri kurwana, kanaka nawe warapfuye, kanaka nawe warapfuye, uyacitse amaguru, uyamara avuyemo, uyu bigenze gutya. Wakongera ukumva urwo rugamba ushaka kururwana. Mu by'ukuri habaho ikintu cyitwa osi morale, uzamura morale, morale juu, no mu gisirikare cyose iyo morale yagabanutse, urugamba ruba rutangiye kugenda. Rero natwe tugabanye ibyo bintu byo guhora tuzana byabereye mu rusengero, kuvuga ibintu byagenze niyo makuru. Reka mbabwire ngo Kristo aracyakora, itorero rya Kristo rirarinzwe. Bibiliya iravuga ngo nubwo Satani yabigenza gute, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ibyo kujya kuri social media bakasebya amatorero, restoration barayisebya, Zion barayisebya, ADPR barayisebya, ni propaganda ya Satani yo kugira ngo wange Imana no guterana. Abantu bange guterana kwera. Ariko mbabwiza
ukuri ngo Uwiteka azabe kandi itorero nubwo bavuga Imana ariko mwari muzi ko Kristo yacunguye itorero. Itorero n'umugeni wa Kristo ni ikintu Kristo yameneye amaraso. Do you think ko yarirekura gutya ngo nuko abantu bavuze kuri za social media? So tuve muri ibyo dushake guterana kwera, ariko icyo yarambajije nuko iyo mwajyanye guterana icyambere mwuka wera marayika iyo yasuye iryo torero mugendererwa hamwe. Iyo umuntu yateranye burya hari imitwaro ivamo. Genda gusa nushaka ugereyo wicarire, niba bavuga guhaguruka wowe wicarire, ariko buryo wageze mu nzu y'Imana hari imigisha Imana imanura ku bantu bateranye, hari imbabazi zimanuka, hari umuntu umanuka. Tahana icyo kintu, iyo mutashye muba mubitahanye minyago imwe. Noneho wenda ako kariro ko kurwana no kugira ngo mu mibyizi muzagereho cyangwa n'iyindi dimanche muzahageze, iyo ni yindi level. Ariko noneho icyiza icyo ushaka gutoza umuntu wawe ugikora wowe wagiye gusenga, iyo ugarutse arakwitegereza akabona umeze nk'uko wagiye, yewe rimwe na rimwe ukagaruka uri inyuma y'uko wagiye ahita apinga byawe. Ariko iyo abonye gusenga biguhindurira vibe, bigatuma mu bibazo uba positive, bigatuma ushobora gukomera no mu bihe bigize. Tuvuga ati ariko nyamara izi mbaraga ziri muri uyu muntu ndazishaka. Iyo umubwira ibintu byiza byabereye nko ku rusengero bagiye aba nko gufata akantu ukamworohera, yakusaba nk'ibintu akabona nyamara bya bintu biri kubyo. So ni uko nguko bigenda. Nabivugaho byinshi, ariko ndumva guterana kwera, gusangira, no kuvuga ngo twagiye kuri restaurant turya ibiryo biryoshye hamwe. Ntabwo nza ngo nkubwire ngo ushere biriya biryo byari biryoshye, twari kumwe twaririye hamwe twese, tanke zacu twazuzuye. Rero ni byiza mukanasubiramo n'ibyanditswe, mukanasubiramo n'ibyabaye. Harya sheri rya jambo babwirije hari ahantu ngiye sinahumvise nigeze gutakara, agahita akubwira ati, cyangwa nawe ugahita ukumva nawe arakubwira ati nanjye natakaye. Ese burya tuba twicaye urumva. So mwibukiranya ibiki birabafasha body zanyu. Imana Bibiliya iravuga ngo yohereza ijambo ryayo rikadukiza, yohereza ijambo rikadukiza mu mubiri, yohereza ijambo rikadukiza mu mubiri. Umuntu agenda agororoka, uri kugaburira ubugingo. So ni byiza cyane. Imana turayisenze, turayisabye n'abagabo tugira ubwenge, iduha imbaraga, duhagurukira iki kintu. Bibiliya iravuga ngo nidusaba tuzahabwa, byanze bikunze uharanire ko mu rugendo rwo mu ijuru wawe mugomba kuba muri bazagirana ku marembo y'ijuru muri babiri. Hari akantu gato Bibiliya iravuga ngo ntabwo Imana ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza. Ibintu byose ukora mu ijuru mu rugo uzabihembera. Niba Bibiliya ivuga ngo abahinduriye benshi gukiranuka bazakahindurira, abo benshi umugabo wawe ni uwa mbere, abo benshi umugore wawe ni uwa mbere. Basi reka kujya guhindura isi yose, wihindurire uyu nguyu. Koresha strategy zose zishoboka za evangelization kugira ngo uyu muntu urebe ko yakongera agakunda ibintu by'Imana. Ubyiza ukuri byatinda, ariko ntabwo byari uyu muntu abazagaruka mu nzu y'Imana. Kandi mbibutsa akantu kamwe, mureke gusenga amasengesho y'uburakari yo kuvuga ngo Imana imugarure. Hari igihe ishobora kumugarura ukamugaruza inkoni ari wowe wayimusabiye. Hari igihe ashobora no gupfa ukamuha Satani akaba nta kava afite, kuko umugore yamuvanyeho amaboko n'umugabo yamuvanyeho amaboko. Ugomba kumusengera, ugomba kumusabira uburinzi mu gihe atarahinduka ngo ahindukire aze, ugomba kumukavaringa. Bibiliya iravuga ngo umugore yeza umugabo, umugabo yeza umugore. So ni byinshi, ariko umwe muri mwe gasenga cyane cyane iyo tugize Imana bikaba umugore, kuri bari akarusho. Simbi arakoze cyane, nta wakwifuza ko arekera kuvuga. Uba uri hafi ye nyine uba wumva ushaka ko akomeza kuvuga, kuko ibimuvamo ni byiza kandi birubaka. Ndizera ko namwe muzubakika imitima. Turusheho rero kuba ku mavi, twinginga Imana iduha ubwenge, iduha imbaraga, idushoboze kugira ngo natwe twere imbuto. Nimba wasigaye mu rugo wa mugani areba akabona buri cyumweru uragenda, ariko uko wagiye niko uhora. Ufashe amasengesho y'iminsi 21 urayirangije,
icyo wahindutseho gusa ni ukwima ibiryo, umujinya, uburakari, kudaca bugufi, kutihangana, byose biracyakuriye, amaganya. Uramufasha kuganya, uramwereka ko ntaho muzagera, kandi ukwiye kugira ibyiringiro nk'umuntu w'umukristo, nk'umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru. Icyo gihe wa mugani abona ko nta mpamvu zo kugukurikira. Rero duce bugufi, twere imbuto, twihangane, dusenge, twinginga Imana. Uko uririra ibyo by'isi wa mugani, uririre ubugingo bw'umuntu muri kumwe, uvuge ngo uko mparanira kuvuga ngo Kristo azanjyane, uharanire n'uko uwo muri kumwe mwazabana mu bwami bw'ijuru. Simbi rero turamushimira cyane, twababwiye ko tutagitinda cyane kugira ngo ibiganiro murusheho kubyumva, mwumve ubutumwa turi kubaha. Igihe cyose azaduha karibu tuzagaruka, namwe igihe muzifuza kutubwira ngo Isimbi atuganirize kuri ibi, tuzabimusaba, ntabwo azabyanga. Turagushimira cyane kandi urakoze cyane. Turamushimiye rero Isimbi, Imana imuhe umugisha kandi ikomeze imushoboze, amagambo y'ubwenge amurimo, umwuka w'Imana umurimo urushaho kumushoboza kuduha ibyo dukwiriye n'ibyo twifuza kumenya, akomeze amuhe imbaraga. Abakunzi ba Mubwire TV rero mugende, abatarajya kwa Isimbi mujyeyo, mukore subscribe, mwumve inama nziza, mwumve gukunda umuryango wanyu ndetse no kuharanira urugo rwanyu ruba ishema ryanyu, mwishimire imiryango yanyu. Apana ibintu byo kuvuga ngo ingo umuryango ntukiryoshye, nta ngo zirama, oya. Isimbi akwereka uko wakubaka urugo ndetse rugakomera, ndetse ukaba mu muryango wishimye. Murakoze cyane, Isimbi ryahise turabashimiye, tukaba turagira ngo bamubwire murebe ukuntu umuntu ashobora kubwira umuntu akamuzamurira confidence, akazamuzamurira urukundo, kandi kuzamura confidence abantu bose baseka, kuko niba ari akajambo karyoshye ni ndagukunda, ni ururabo ku bantu bagukunda, n'utwo dusifuze uhita wongera ukaba umwana mwiza no mu rugo. So ibi nakora byatuma umuntu yubaka urugo neza. Niyo mpamvu bakanguriye nanjye kugira ngo mugende iwe mukore subscribe, mumukunde kuko akora ibintu byiza. Urakoze cyane rero, nakagaruka ku Isi.